Salama wangu. Ya salamu simbikozwa. Kereka umbwiye Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibyo tubyiyorere. Nta kibazo. Nashakaga kukubaza amakuru. Makuru. Ubu aka kanya tubonanye wa mugabo wisumbonamo umunyamakuru cyangwa umuntu w'itangazamakuru koko Tangazamakuru ndashaka ibyo tubyore ndi kwihuta ngiye mu kazi ahubwo ndashaka kukubaza wa mugabo hari aruguru wa wundi w'umupasiteri witwa Gakire. Pasiteri Gakire ndamuzi. Ndagira ngo umbwire uburyo nakinjira iwawe. Ntabwo ari aha haruguru ahubwo ni hirya muri bya bizu bigerekeranye ukuntu. None se wandangira uburyo nakinjira iwawe? None uburagira ngo abe aryo guha amakuru y'uburyo wakinjira kwa pasiteri. Zinyinira nk'umujamo. Urugo nka ruriya rufite igipangu kingana kuriya rufite n'abazamu noneho binongeyeho. Abazamu? Ko mvuga abazamu kwirikanga ariko wa mugabo ubwo ntufite ibindi bintu bikugenza. Mwana reka nkubwire nturebe impamvu mbikubajije yewe ndashaka gutereta uriya mukobwa wa Gakire umwe mwiza cyane. Ukaba aryo ugira ngo nguhe amakuru yo kujya gutereta umukobwa w'inzobe kwa pasiteri cyane rwose. kiyo menye ko ibyo ngibyo n'umwanya wanjye ntaye gusa sibye nanjye n'Imana ya 25. Hako ubu pasiteri bwo bugetura kankureke nigende. Turahari. Madu, karibu cyane. Murabona amahoro. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Karibu. Yego murakoze. Imana ikwishimire. Murakoze cyane. Yego. Ni amahoro se? Ni amahoro. Hande bukeye nk'umuntu uvuye gusenga. Yewe nazindukiye muri Nibature. Cyiza mwadusengeye. Twasengeye. Suza umushyitsi. Uraho neza bebe. Yesu ashimwe. Dadari mu gikari musangaye. Okay. Amadose reka rero dusenga Imana. Reka dusenge. Niba turamukije. Nibyo. Uwiteka Mana yacu Mana nziza. Haleluya. Tanga bugingo turagushimye. Imana turagushimye. Sakara shikabarara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Shaidi. Reso maidi shishikia. Haleluya. Asante sana. Yesu ashimwe. Zamura icyubahiro. Mado taini. Haro shaidi akade. Nengo ini nishishiaga. Amina. Izina rya Yesu. Amen. Izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ni amahoro asaba bebe baraho n'umugabo ku rusengero bite? Ni byiza turashima Imana. None se mama pastor Karame kamubwire nkurikije n'ibintu ngenda mbona umwuka nyereka yego ukwiye kwita kuri icyo kintu ko ukareba ku kibazo cy'abakobwa ufite hano mu rugo ukwiye kubireba neza gutese kandi reka nkubwire navuze ibintu byinshi cyane ukwiye kubyitaho bano bana njya mbona hano muri uru rugo b'abakobwa n'umugabo wawe uzi ko ari umukozi w'Imana ko nanjye dusenga hari ukuntu nigeze kumva ariko reka nkubwire abakobwa banjye barasenga n'umugabo wanjye arasenga nta kibazo gihari mfite ukuntu nabatoje bafite umurongo bagenderaho badashobora oya mama du reka nkubwire kandi nutabyitaho akazi kawe kananga kumva ntiyanze kubona mama ndamutse nkumviye waba unsenyeye rwose nkurikijwe n'ibintu ngenda numva umwuka mbwira nta kigo nzakurikirana ariko twivugire ibindi ibyo ngibyo tubireke birangire kabisa. Sambiri bite? byiza Iki kibazo ko mbona udatuje byagenze bite?
uzingereka nkubwire pasiteri akora hano ariko ibigambo avutuye ni ukubona abapasiteri bagenda abamupasiteri abantu babona ariko amagambo ngo akagabutike ngo yakaduhinda ibintu bipfuye amaso abapasiteri ubu njyewe narumiwe pe ese ntiyaraje guhaha nk'abandi bose aricyo bituma aha iki si ubwo yanaguze iki nizereka ariko nta kintu bagutwaye igihe ku buryo cyatuma bigenda bityo cyagenze bite yavuze amagambo mva sinzi magambo pasiteri muzima ntabwo niba pasiteri b'iyi minsi b'imisenyero usanze yasezera aho agenda genda nze ndebe ikintu nk'umugabo nanjye dore musigara amahoro karibu ngabo mwiza ndagutishimije ndari kumubona agasohoka we nta kibazo yaje kare rwose kandi urabizi avuye ku rusengero aza kunsuhuza ngo ndumve wicaye ngo nkurebere ikintu mwana ukuri ndaguha agashyushyu se cyangwa ndaguha ikivuguto kambe nikinira n'umukobwa wanjye uze kuzana icyayi hariya cy'amata aba ari cyo duha sibyo wowe naguramo icyayi nta kibazo usigaye utsinda ku ishuri tugiye kuzakuzanira udupupe twinshi uzajya ukinisha ku buryo mama azajya aza ugasanga uri gukina utakirangarira muri telefone sibyo kandi uzakomeza utsinde uwa mbere sibyo nose yagukoreye iki njye ndabona iyi mudu ntayikumenyere nta kintu yakoze ariko njye ibintu yavuze umuntu w'umupasiteri muzima avuga biriya bintu nta gihe abateshamutwe batazabaho ariko byose bisaba kwihangana ariko niba ariko bimeze nzahenze twicara ntangaha izo ngegera ziza zigutesha umutwe ngiye mpono mpangana nazo oyazi none se nanone n'ugize twicara hano twese wumva bizari byiza Anti urambaza umbaza iki burya uri hano washatse mbwira ibyo nshakira ubundi usohoka ugende Anti nagira ngo nkugire inama kuko uru rugo urujemo vuba uje urunsangamo hari byinshi mbuziho wowe utazi nagira ngo nkugire inama haba ku buzima bwawe kuko wakwitwara by'uko nshaka uzajya unanyegera tukanasenga ndetse nkakugira n'inama yuko wakwitwara kuri mukuru wawe kuko kuva twabana yari umwana mwiza ariko buhoro buhoro ngenda mbona ahinduka wowe ushaka kungira inama kuko wananze muri uru rugo wowe uzana ibiryo ubivanye mu gikoni ubizana ku meza ukongera ugasohoka nkanswe ngewe ugenda mu nzu hose ikindi kandi ntabwo wowe ushinzwe kugenzura mukuru wanjye ubundi se gusenga ni ukwambara ibigutiya bigeze aho ngaho kandi ikindi ubwo bugambo uri kuza umbwira budahesheje Imana icyubahiro mukuru wanjye aramutse aje nkabimubwira ntabwo warara sitopure gerezaho nta soni keze dutangiye kubizana aka kanya tuvugana wibeshye ugira icyo uvuga nanjye mvuga ibyo ukorana n'umugabo we nta soni rya rugo gusa korera ariko se noneho umugabo mwiza ko nahereye kare nkureba nahindukira nkasanga uri muri iyo mvira ufite ibibazo byinshi habaye iki ariko mama tu karame ntabwo uzi ko abagabo twaremewe gutekereza reka da
none se ku buryo watekereza nkabona nahindukira nkasanga uriyunamiriye naherega mbibona ndi hariya nimo kufira ibintu byatsi muri pasiparama. Mama Duma, rega abagabo tugira ibitekerezo duhora dutekerereza umuryango. Pasiteri ufite inzu nziza rwose. Oya, gihagije. ntacyo Naho nashinze uparika Imana. n'imodoka zawe zose. Ntacyo nashinze Imana pe. Njyewe ndacyari mu mfungano. Ariko narinje hano ngo tuganire ku ngingo nkuru zitwerekeho n'umurimo wacu. Birabibyiha ntibiba amaraso. Buriya mu rusengero rwacu haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ko mu bakristo no mu bakozi b'Imana se biba. Ubonye babyara abakristo gusa. Buriya amaze iminsi hari ikintu ntekereza kukubwira. Pasiteri nushaka uhinduke. Nushaka uhinduke, genda senga nkirekwa urimo ushurashura gutwo twana. Ndanabibona ko mu rugo iwawe hari ibibazo byinshi cyane. Ngewe njye abana se ko bari mu migongo ya banyina ngewe njye abana. Ahubwo iyo mutangiye kumwanira ujya ahubwo uri kuvangira. Uri kumbwira abana urabona umwana udusigana na nyina. Pasiteri ntawe usigaye uvuga nk'abisi. Ariko reka nkubwize ukuri. Iyo ari nizo nama zari zikuzanye iwanjye. Nkubwize ukuri kashi kakabaye ubimenye. Ntago ari ngera uvumwa ninjye dayimoni ninjye shitani ninjye ubonye. Njye ntago ndi umupfapfa nkabo. Pasiteri nakwizeraga nk'umukozi w'Imana dufatanyije umuntu. Ndagira ngo nkubwire neza ngo ibyo byose ubwo bugamba bwose uri kumbwira. Ntago nzi ko akaba wimbwira uri umugabo nkaye. Urumva banza umenye neza ngo ibyo nkora mbikora ndi mukuri kw'Imana kuko iyo ushaka kwirukana abadayimoni cyangwa urabanza ugahagarara nkabo kugira ngo ubone uko baca mu mizi ubarandure. Bamwe urumogi nawe urumogi. None se sambane nawe usamba. Babuze umuntu ibibi by'ibintu utarabamisha ububi bwabyo. Ubuse abakobwa bari hanze ntago bareba. Ngerageza kwihangana ariko hari igihe birenga umusaraba. Erega twese dufite amaso turababona. Ninde subiye ko bahari. Turababona ndetse tukumva twava no mu byizerwa. Ariko twakwibuka Imana inshingano yaduhaye. Tukaguma mu mwuka. Tukaguma mu mbaraga. Duhari kugira ngo twereke intama z'Imana inzira zikwiye kunyuramo. None nawe hanyuma se ngenereke n'inzira zigomba kunyuramo cyangwa n'ubundi ni nawe. Ariko mu rusengero nta hene tuzi. Hene ni inyabyaha. Nge nagufataga nk'inshuti kumbi ngewe ibintu uri kumbwira umbwira abana mu migongo ya banyina nge icyo mpamya neza cyo ubundi ngo ijambo ry'Imana rirabwira ngo mwegere abanyabyaha ngo bahinduke bamere nkamwe ngo bereke inzira nziza nitumara guhunga abanyabyaha bizagenda. Niyo mpamvu nanjye rero nkwegere rwose wikira kure ahubwo ngewe nje ngusanga kugira ngo wongere ukanguke mbabarira ejo isi itazakota. Ariko ku mugani bitekerejeho nsanga nabyo ariko wowe wanje kuncanga umbwira ngo abana ngo abamama kandi nzi ko abana bamwe mu migongo y'abanyina no muri bese ariko uzansengere rwose iyo nkunga ndayikwemereye yewe niyo yaba ari nayo amafaranga ndayikwemereye. Pasiteri rwose ugaruke ku murongo dutangiye kugiganirwaho n'abantu nkabanje kugira ngo ni bya bindi by'abantu nyine. Ariko rero abantu baranasebanya. Umbabarire rwose. Undi mugabo ntacama. Ubu ngiye kwisubiraho ibyabo bakobwa nakabo bana bambwiraga. Ngiye kubirinda. Nukuri rwose. Bizina rya Yesu. Umva ku mavi